bakunzi ba Rwanda Gospel TV, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndashimira Imana yuko yongeye kuduha umwanya mwiza kugira tuganire ijambo ryayo. Nshuti zanjye, murabizi neza yuko kuri iyi televiziyo tuhahurira buri wa gatatu, buri wa gatanu, buri cyumweru, kandi duhawe umugisha. Ndashimira yimaze y'abakozi b'Imana nanone bamaze iminsi babwirizaho fatanije kuvuga ubutumwa bwiza ahangaha kuri televiziyo. N'uyu munsi rero nanjye nongeye nagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Uwiteka mu Imana. Reka dusome ibyanditswe byera, duhere mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 12 umurongo waho wa mbere. Reka nsabe umukozi w'Imana adusomere. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere haravuga hati, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu, cyangwa umuryango wawe, n'inzu ya so, ndetse n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, uzaba ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, uzahabwa umugisha, nzogeza izina ryawe, ndetse n'izina ryawe nzaryogeza, uzaba umugisha, kandi yego, nzaha umugisha abakwifuriza, umugisha. Yesu aguha umugisha. Reka dusenge Imana. Mana nziza nyiricyubahiro, Uwiteka mwami w'abami, ngushimiye umwanya mwiza twongeye guhurira kuri iyi televiziyo kugira ngo tuganire ijambo ry'Uwiteka mu Imana. Nyemerera kugira ngo umwuka wera bari uza kuba umwigisha mukuru. Nyemerera kugira ngo uyu mwanya tujye kuba tuganira ijambo ryawe ukore ku mitima y'abana bawe, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Dushenye buri bicaniro byose by'abazimu n'abadayimoni, dushenye buri imbaraga bizikuzimu, dushenye buri myuka byishyira hejuru byose, mu izina rya Yesu bikubitwe hasi. Mwami wanjye nyiringabo Imana, ndakwinginga ngo muri uyu mwanya ururuke, ure n'abana bawe, ure n'ubwoko bwawe, kandi nyiringabo Imana naba ari njyewe ahubwo umwuka wera aho ari wanyobora kugira ngo mvuge ibyo ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka umwami Imana asanga Aburahamu, arangije aramubwira ngo va mu gihugu cya so, cyangwa va mu gihugu cyanyu, ubu hamwe n'umuryango wanyu, ndashaka kugutwara mu gihugu, igihugu ugiye kuguheramo umugisha, igihugu uzahesha abantu umugisha, igihugu ugiye gukoreramo kizaba ari igihugu cyawe ugiye guhabwa. Kandi iyo nongeye ngasoma amateka y'ibitabo bimwe na bimwe binyereka Aburahamu nubwo yari ari mu muryango wa se kwa Tera, Bibiliya ubwayo itwereka yuko muri kiriya gihugu cyari igihugu cy'ibigirwamana, ndetse no kwa Tera ariho kwa se wa Aburahamu naho hari ibigirwamana. Ariko Uwiteka umwami Imana araza asanga Aburahamu kubw'umugambi yari ifite kuri Aburahamu. Iravuga ngo Aburahamu, va mu gihugu cyanyu ndetse no mu muryango wanyu, kuko aho ngiye kugutwara ni ahantu naguteguriye, ni ahantu nzaguhera umugisha, ni ahantu amahanga yose bazabonera umugisha, ni ahantu amateka yawe azahindurirwa. Haleluya, haleluya. Aburahamu ava muri Uri y'Abakaludaya, arahaguruka aragenda. Reka nkubwire nshuti yanjye, mu buzima bwacu bwa buri munsi, uyu munsi wa none agira ngo nkwibutse ibintu 3 by'ingenzi. Icya mbere, hari aho wavuye. Icya kabiri, hari aho uri uyu munsi. Icya gatatu, hari aho urimo kujya. Rero aho uri uyu munsi, aho wavuye si ikibazo. Amina. Aho ugeze, aho ngaho niho nshaka kugira ngo mvuge, ndetse naho turimo kujya. Haleluya. Iyo tuvuga ijambo ry'Uwiteka umwami Imana, ni ijambo ry'Imana, ni indorerwamo ituyobora aho tugomba kujya, aho tuzajya, aho tuzaba, aho tuzamererwa neza, aho tuzagubwa neza, aho tuzahindurirwa amateka yawe akaba uko umugambi w'Imana ikurema uko yari yarayateguye. Haleluya. Yesu nashimwe. Rero nagira ngo nkubwire inshuti yanjye,
wowe uyu munsi ndavugana nawe aho hantu uri. Aburahamu Imana yamukuye muri Uriya Bakarudaya, ariko nubwo ari mukuyemo ahubwo mu Bakarudaya hari mu bigirwamana, hari izindi mbaraga zari zicaye ku buzima bwa Aburahamu cyangwa mu muryango cyangwa mu gihugu cya Aburahamu. Imana ishaka kugira ngo imukureyo, none imutwara agomba guhabwa umugisha, imutwara agomba guhesha abantu umugisha, imutwara agomba gukorera umurimo wayo. Imana nayo ikamubona ikamunezererwa. Mu yandi magambo, imutwara ahantu igomba kumukuriramo cyangwa se kumubyarizamo umusaruro. Haleluya! Wowe urimo kunyumva uyu munsi wa none, nagira ngo ubwire inshuti yanjye, Imana yiteguye kugutwara ahantu. Nubwo uyu munsi aho uri birashoboka ko urimo kuharirira, birashoboka ko uhababariye, birashoboka ko ubona nawe bisa nkaho nta mugisha, ariko ndi nkuzaniye ijambo ry'Uwiteka ubamo Imana rikubera umushorera, rikubera umuhanda, rikubera inzira igomba kugutwara aho ugomba kugera, ukagubwa neza, ukamererwa neza. Reka nkubwire inshuti yanjye, ntabwo mbikubarora ngo ubyumve, ariko aho ugomba kujya aho ngaho niho ugomba kubonera amahoro, kandi aho ngaho Imana yateguye mbere. Iyo ugiye mu itangiriro, Imana itangira kurema, Bibiliya itwereka neza yuko Imana yabanje kurema ibintu byose, ibona kurema umuntu. Nanjye yobubwire ngo wowe utarabaho, Imana wari uri mu mugambi wayo, ibizakubesha n'ibizagutunga Imana yari yaramaze kubitegura. Uyu munsi uribaza ngo paseri ko arimo ambwira ngo inyewe iby'Imana yanemeye nzabigera, birahari, biri hehe? Ijambo ry'Imana kindi ridufasha ni ukugira ngo riduhishurire, dushobore kumenya, dushobore kubona, dushobore kwinjira mu mugambi w'Uwiteka ubamo Imana. Aburahamu nawe Imana yari yaramuteguriye igihugu cyiza, aho azaba umunyamugisha, aho azabera abandi umugisha, ariko akaba yaravukiye muri Uriya Bakarudaya. Haleluya! Iyo muri Uriya Bakarudaya mu by'ukuri ntabwo yari afite umugisha wa wundi w'Imana. Nanjye ndavugana nawe urimo kunyumva, birashoboka ko uyu munsi nawe aho uraba ngo ahari ntabwo ari Imana yamamagariye, aho uraba ngo ahangaha ntabwo ari bwo buzima ngomba kubamo, ntabwo ari imibereho ugomba kubamo. Nshuti yanjye ndahamanya nawe, kuko ngo ntabwo ari ugomba kuba, nta n'ubwo ubwo buzima ari ugomba kubamo, niyo mibereho ugomba kubamo. Ariko hari indi mibereho Uwiteka umwami Imana arimo kuzanira, hari indi mibereho ugomba kongera kubamo. Haleluya! Iyo mibereho Uwiteka umwami Imana niyo arimo kugutwaramo. Niba Imana yaributse Aburahamu, uyu munsi ndavugana nawe, imukura muri Uriya Bakarudaya. Aho ngo mu Bakarudaya ibyawe byose, ibyo ufitiye ubushobozi, ntabwo ushobora kubigeraho. Iyo ukiri mu Bakarudaya hari izindi mbaraga ziba zikwicariye, hari izindi mbaraga ziba zigukorera, hari izindi mbaraga ziba zikugaburira. Iyo zakugaye ntiziguhaza, hari izindi mbaraga ziba zikugenera. Iyo zikugeneye ziguha ibyo babonye cyangwa ibyo basigaje. Ariko iyo nkubwiye inshuti yanjye, iyo wamaze kugeraho Imana yakuvuzeho, iyo wamaze kugeraho Imana kuki Imana yakuvuzeho, uratuza, ugaterera, ukanezererwa, ukaramya, ugahimbaza. Reka nkubwiye inshuti yanjye, iyo ukiri muri Uriya Bakarudaya ntabwo ushobora no gusenga isengesho ngo rikube iruhande. Iyo ukiri muri Uriya Bakarudaya ntabwo ushobora kuririmba ngo indirimbo yawe izamuke. Haleluya! Ariko ngufitiye inkuru nziza uyu munsi wa none, ngo birashoboka yuko wakurwa muri Uriya Bakarudaya ukashobora kujya aho Imana irimo kugutwara. Hari ahantu Imana irimo kugutwara nshuti yanjye, aho ngaho Imana igutwara niho nanjye naje kukubwira uyu munsi kugira ngo Imana ikugirire neza. Haleluya! Hari icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Nidukomeze mu byanditswe byera, ndagira ngo dukomeze nanone mu gitabo cy'Itangiriro. Tujye muri Yesaya 47 umurongo waho wa mbere gusa niwo nshaka kugira ngo tuganireho dukomezanya. Nanone umukozi w'Imana asomera aho ngaho Yesaya 47 umurongo waho wa mbere. Yesaya 47 umurongo waho wa mbere handitse ngo, yego, manuka wicare mu mukungugu wa mwari we w'i Babuloni we, manuka wicare mu mukungugu wa mwari w'i Babuloni we, wa mukobwa w'Abakarudaya, wa mukobwa w'Abakarudaya we, icara hasi ukuwe ku ntebe, icara hasi ukuwe ku ntebe y'ubwami, kuko utazongera kuvugwaho ko udamaraye, ntabwo uzongera kuvugwaho ko udamaraye. Umurongo wa 4, kandi ko umenyereye kugubwa neza. Subira umurongo wa 4. Umurongo wa 4 aravuga ngo,
umucunguzi wacu izina rye ni Uwiteka, umucunguzi wacu izina rye ni Uwiteka Nyiringabo, uwera wa Isiraheli, uwera wa Isiraheli. Murongo wa 5. Wa mukobwa w'Abakarudaya we, wa mukobwa w'Abakarudaya we, icara uceceke, ujye mu mwijima, kuko utazongera kwitwa umugabekazi, w'abami. Haleluya, haleluya. Wowe urimo kunyumva, uyu mugabo w'Imana Aburahamu, ndashaka ibyanditswe bibiri kuri Aburahamu no ku n'iki cyaro kiri muri Yesaya. Uyu Aburahamu yari ari muri Uri y'Abakarudaya. Uyu Aburahamu yari aho yavukiye muri kavukire ye, ariko Bibiliya tubwira neza Imana ivuga igiye kumutwara imugirire neza, igiye kumutwara kugira ngo ishobore kumuha ibyo yari yaramuteguriye. Iramubwira ngo uzamuha umugisha, izamugwiza. Wibuke ngo Aburahamu nukomeza ugasomara muri Itanyo 12 yari amaze imyaka 70. Iyo myaka 70 abanaga n'umugore we Sarayi, kandi nta mwana bagiraga. Muri make bigaragara yuko icyo Imana yateguye ku mugaragu wayo Aburahamu muri make ntacyo yari yakageraho. Yari ari mu gahinda kenshi, ariko rero mubwire ngo Imana imaze ko ngo haguruka, bivuga ngo hari aho yari imutwaye mu masezerano ye, yari imutwaye kuko Imana yamuteguriyeho. Ndavugana nawe urimo kunyumva, kuko Imana irashaka kumva aho hantu maze igihe, Imana irashaka kugukura aho hantu maze iminsi, Imana irashaka kugukura aho hantu urimo kurira, urimo kubabarira. Haleluya. Bibirongera tubwiye 47 abongera kuvuga ngo umukobwa w'Umukarudaya kazi wari uri ku ntebe y'ubwami. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo reka nongere mpisomere nawe ushobore kuhumva. Yesaya 47 haravuga ngo manuka wicare mu mukungugu wa mwari w'i Babuloni we, wa mukobwa w'Abakarudaya we, icara hasi ukuwe ku ntebe y'ubwami. Haleluya. Bivuga ngo uyu mukobwa w'Umukarudaya kazi, mu yandi magambo mu Bakarudaya niho Aburahamu yari yaravukiye, niho yari yarakuriye, niho ubuzima bwe bwari buri, ariko nta mahoro yari afite. Abakarudaya nibo bicaye ku ntebe y'ubwami, nibo bicaye ku ntebe y'ubutware. Haleluya. Bibiliya mbwira neza ngo Aburahamu Imana imutwara mu mugisha we, ariko rero ubwire ngo umugisha wawe birashobora ko hari abandi bawicayemo. Haleluya. Reka ngubwire inshuti yanjye, iyo wabonye akazi ntabwo ako kazi aba ugiye kugatangira. Hari abandi babaricaye kuri iyo ntebe, hari abandi baricaye muri ako kazi, ariko kubera yuko Umwami Imana igihe cyawe cyageze, Imana ikaguterura ugasanga reboko shakatayaba, ikagutwara ugomba kongera kumva amahoro ava ku Uwiteka Umwami Imana, ikagutwara ugomba gukirira, ikagutwara ugomba kubohokera, ikagutwara ugomba kubonera amahoro. Aburahamu nawe Imana imukura muri Uri y'Abakarudaya. Bivanga intebe yaho nta jambo yari afite. Bibirongera tuwe muri Yesaya, uyu muhanuzi ndamukunda cyane. Bibirambwira neza muri Yesaya 40 umurongo waho wa mbere haravuga ngo muhumurize abantu banje, mubahumurize, mubabwire ibyururutse umutima. Haleluya. Kuko umutima wa Aburahamu rebondoroboko shakatayaba, ntabwo Aburahamu yari afite umunezero, ntabwo yari afite guhumurizwa, ariko Imana yarimo kumutegura ahantu agomba guhumurizwa, yarimo kumutegura ahantu agomba kubonera amahoro, eba kumutegura ahantu agomba kubonera umugisha, agomba kubonera urubyaro, agomba kubonera abana, agomba kubera Imana y'umugisha. N'abantu bavuga ngo dore Imana ya Aburahamu, bavuga ngo Imana ya Aburahamu na Isaka ndetse na Isiraheli. Iyo niyo Mana dusenga, iyo niyo Mana nkubwira, iyo niyo Mana yagira ibyo ikora, iyo niyo Mana yagira ibyo irema, iyo niyo Mana yagira ibyo ihindura. Uyu munsi wa none muzana inkuru nziza ngo uyu mukobwa w'Umukarudaya yari yaradamaraye, ari ku ntebe y'ubwami yitwa umwamikazi. Ariko Uwiteka, ijambo ry'Imana rambwiye ngo Uwiteka Umwami Imana igihe kirageze, umugisha wawe hari abawicayemo, hari ababaye abagabekazi n'abami bicaye mu mugisha wawe.
wawe, bicaye mu kazi kawe, bicaye mu rugo rwawe wa mukobwa we, bicaye mu mibereho yawe, warangije kwiga ariko wabuze akazi. Najya nkubwire ngo hari abakobwa b'abakarudaya, hari abicaye mu mugisha wawe. Abakarudaya ni imbaraga zicaye mu migisha yacu. Abakarudaya ni imbaraga zicaye aho Imana yateguriye umugisha wanjye nawe. Haleluya. Maze Bibiliya tubwiye neza ngo manuka wicare mu mukungugu wa mwari w'i Babuloni we, wa mwari w'i Babuloni we, wa mukobwa w'abakarudaya we, icara hasi ukuwe ku ntebe y'ubwami, kuko utazongera kuvugwaho ko udamaraye kandi ko umenyereye kugubwa neza. Umurongo wundi wakavuga ngo umucunguzi wacu izina rye n'Uwiteka Nyiringabo, uwera wa Isiraheli. Umurongo wa 5 akavuga ngo wa mukobwa w'abakarudaya we, icara uceceke ujye mu mwijima, kuko utazongera kwitwa umugabekazi w'umwami. Haleluya. Mwuka wera nyobora ahantu. Uyu mugabekazi cyangwa se umukarudayakazi, Bibiliya tubwiye neza igihe kirageze akiyicazwa hasi, ashirwa hasi. Kubera iki yashizwe hasi? Nuko icyo gihe aho cyari kigeze, Uwiteka umwami Imana yari yibutse ubwoko bwe, yibuka abantu be, yibuka abo yahaye umugisha. Ariko wa mugisha basanga ntawo bafite, amarira ni menshi, agahinda ni kenshi, kandi barize amashuri, kandi n'umusore ageze igihe cyo gushaka ariko ntigeze ashaka, n'umukobwa ageze igihe cyo kubaka ariko ntigeze yubaka. Kubera ko hari umukobwa rembondoroboko sakataba, hari umukobwa ndacecekesha buri imbaraga zose z'abazimu na buri mwuka mu wari wose. Iki kirere ndavuga ngo mu izina rya Yesu, icyo cyose ikitava ku Uwiteka ubamo Imana gituze mu izina rya Yesu. Kuko umukobwa w'umukarudaya yicaye mu mwanya utaruwe, ariko hari imbaraga z'Uwiteka ubamo Imana zimanutse kugira ngo zikureho uwo mukobwa w'umukarudaya yicazwe hasi. Haleluya. Hari abari mu mwanya wawe, hari abicaye mu mwanya wawe, hari abicaye mu murimo wawe, hari abicaye mu rugo rwawe, hari abicaye mu migisha yawe, hari abicaye mu nzu yawe, hari abicaye mu modoka yawe. Ariko yo nkubwire ngo uyu munsi wa none mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ndumva imbaraga z'Imana zo kubakura muri iyo nzu, zo kubakura muri iyo modoka, zo kubakura kuri iyo mirimo, kugira ngo winjire mu mirimo yawe, winjire mu mashuri yawe. Nawe wakagombye kuba warize kaminuza nk'abandi, ariko kubera yuko uwo mukobwa w'umukarudaya yicaye mu mwanya wawe, ntabwo ushobora kwiga. Urarya ari amahirwe, ubayeho ari agahinda. Uwiteka umwami Imana aravugana najye nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana yacu, Imana nyiribihe, yongeye kukwibuka nk'uko yibutse Aburahamu ati va muri huriya abakarudaya, kuko ngiye kugutuza, ngiye kugutwara aho uzabonera umugisha, n'abazaguhesha umugisha bazahabwa umugisha. Wowe nibo mvugana nawe, igihe kirageze nshuti yanjye, kugira ngo umugisha wawe ushobore kuwicaramo, ushobore kubamo. Biratubwiye ngo maze ijambo ry'Imana ngo Uwiteka umwami Imana ari mucunguzi wacu, izina rye n'Uwiteka kandi n'uwera wa Isiraheli. Aravuga ngo wa mukobwa we w'abakarudaya we, icara uceceke ujye mu mwijima. Hari ibyari byicaye mu byawe, hari ibyari byicaye mu bawe, tugiye kubyohereza, tugiye kubyicaza, tugiye kubikuraho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abazimu, imbaraga z'ikuzimu, imbaraga z'abaruzi, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abakonikoni zaguteraga, zakurwanyaga, zakunanizaga, mu izina rya Yesu aka kanya ndategeka wa mwuka mubi we, rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe, murekura ajye mu rugo rwe, murekura ashake uwo mukobwa. Ndavugana nawe wa mukobwa we, uri muranyumva, uneza amatwi aka kanya, iri jambo ni iryawe, kuko nawe imyaka irebondoroboko sakataba, imyaka ishobora kuba
ugiye kuza imyaka 40 ntago wirayibona no kurambagiza ubukwe bwawe iyo bubaye bugiye kubaho buhita bupfira mu mayira kubera yuko hari umukobwa w'umukarudaya wicaye mu rugo rwawe. Mu izina rya Yesu, uwo mukobwa wicaye ku ntebe yawe, uwo mukobwa wicaye mu rugo rwawe, uwo mukobwa wicaye mu byawe, mu izina rya Yesu, mbaraga z'Imana kakanya ziramanutse ziramukumbagaje, akubiswe hasi mu mukungugu mu mwijima, niwo yoherejwe. Haguruka wambara imbaraga, haguruka wambara imbaraga, haguruka wambara imbaraga, kuko ukuboko k'Uwiteka kurakumanukiye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uyu munsi nambamaza ngo ureke ubuzima bwawe ntabwo buzaguko bwari buri, mu izina rya Yesu. Urugo rwawe rwabuze amahoro, ariko nkufite inkuru nziza. Uwo mukobwa w'umukarudaya wari wicaye mu rugo rwawe akubiswe hasi, amanuwe hasi, iyo mu mukungugu birarangiye, amahoro agarutse iwawe mu izina rya Yesu. Wowe uri muranyumva uyu munsi wa none, kuko ndumva uyu munsi Imana ikuntumyeho, igihe kirageze kandi kirasohoye. Agahinda kawe waryamanaga agahinda ukabyukana agahinda kubera yuko umukobwa w'umukarudaya yari yicaye mu byawe, mu izina rya Yesu. Amanuwe hasi, akubiswe hasi, ntabwo azongera no kwitwa nk'umugabekazi, kuko Uwiteka Umwami Imana yongeye kukwibuka, yibutse ubuzima bwawe, yumvise amarira yawe. Ijambo ry'Imana rirambwira mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 2:24 ngo maze yumva umuniho wabo, yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Isiraheli. Imana irakumvise kandi ije kubikora. Wera umunsi wa none, reka nkubwire inshuti yanjye, igihe kirageze kandi kirasohoye, kugomba gutanga ubuhamya kubw'imirimo Uwiteka Umwami Imana aje gukora ku buzima bwawe, aje gukora mu muryango wawe, aje gukora mu rugo rwawe, aje gukora mu bana bawe. Ntabwo uzongera kurira ukundi. Imana yo mu ijuru yahanaguye amarira ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka dusengane. Numvaga nshaka kubwiriza, ariko kubw'igihe reka nkubikire ibintu bitatu ngiye kuzakubwira kunyigisho y'ubutaha. Ibyo bintu bitatu bizahindura ubuzima bwawe, bizatuma umugambi w'Imana yakuvuzeho ujya gusohora mu izina rya Yesu. Data wera Nyiringabo Imana, nongeye kugushimira no gushyira izina ryawe hejuru. Gushimiye kubw'abahungu n'abakobwa, gushimiye kubw'abamama n'abapapa barimo banteze amatwi, barimo banyumva. Uwiteka Mwami w'abami, bicaweho n'imyuka y'abakarudaya, yari yicaye mu rugo rwabo, yari yicaye abandi mu kazi kabo, yari yicaye muri business zabo, yari yicaye mu mirimo y'intoki zabo, yari yicaye mu byo bagerageza gukora kose, bari abandi yari yicaye mu mashuri yabo. Ariko Uwiteka Nyiringabo Imana wambwiye ngo uyu munsi wa none umukobwa w'Isiyoni aramanuwe hasi, yicajwe hasi. Ntazongera kwitwa umugabekazi, ntazongera kuba umuyobozi, ntazongera kuba umutegetsi w'ibyawe, kuko nawe utanze ububasha. Nk'uko Aburahamu wamukuye muri uriya bakarudaya, ukamuvana kwa Tera, ukamutwara mu masezerano ye, ukamutwara mu isezerano rye. Nanjye ndavuga ngo aka kanya Mwami, reka Mwami w'abami, uwo mwana wawe reka ajye mu isezerano rye, yinjire mu munezero we, yinjire mu mahoro ye, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana wamuntumyeho kandi wohereza imbaraga zawe zigakora imirimo n'ibitangaza. Nawe azanezererwe avuga ngo Mana ukoze ibikomeye, natwe turanezerewe. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye Nyiringabo Imana kwiri ijambo uvuganye n'umuntu niba uri umwe, kugira ngo umugire neza kandi umukure mu mbaraga zari zimwicayeho, zarimo zimuyobora, zarimo zimwicayeho. Ariko guhera umunsi wa none uramuhagurukije umugaye igisuzuguro, kandi azongera kongera kubabara ukundi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ni warimo kunyumva nawe uvuga ngo amina. Imana yo mu ijuru koze igitangaza ku buzima bwawe. Ubutaha nzi neza yuko uzashima Imana kandi uvuga Imana ikoze ibikomeye, kandi nawe uranezerewe. Inshuti yanjye, birashoboka yuko ushaka gukomeza gukurikira inyigisho zacu. Ndagira ngo nkwibutse ngo kanda subscribe ahantu akanyuguti z'umutuku ziri ahangaho hasi, uhakande gusa. Urabona n'akazogera ku ruhande, ugakande. Uko inyigisho yacu imanutse buri munsi uzajya kugeraho uri uwa mbere. Ikindi cya kabiri, ukore like niba wayikunze, ukande aho handitseho like,
kandi ni byiza niba ushaka kumfasha kuvuga ubutumwa, ni na byiza nawe ugire gute usharinge iyi nyigisho ku bandi bantu benshi. Uzahabwa umugisha kuko wamaze gutanga inyigisho, uzaba nawe uvuze ubutumwa nkanjye mu izina rya Yesu. Kandi nanone birashoboka yuko waba utegereje ushaka kungira inama cyangwa kuba icyifuzo, najya nkubwire ngo urebe nimero zanjye ni 0788430085 cyangwa se unyandikire kuri iyo email urimo kubona kuri ekara yawe. Najya nkwibutse ngo turimo turinjira, iyo dusoza ukwezi tuba dufite ibihe byiza byo gusenga. Najya nkubwire ngo tuzasengane nawe. Ndashimira abaduha ibyifuzo kugira ngo tuzabisengere. Muzi ko buri kwezi iyo tujya gusoza ukwezi turasengana tugasengera hamwe. Najya ngusabe ngo nawe ibyifuzo byawe cyangwa se niba ushaka ko tugusengera, twandikire tuzasengane mu mpera z'uku kwezi. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Shalom, shalom, shalom. Turabakunda cyane. Yesu abamira umugisha. Amen. Mwari kumwe na Pastor John Karimbanya. Amen.